mu minsi ishize ikintu kiriho cyane ni ukurwaza umudamu. Narwaje umudamu ajya muri koma iminsi 4. Yajyanje mwabyumvise n'Imana yumva sengesho yabera iyo Mana sengira kamere tuyitambire iyo Mana dusengira Imana itabura duseruka Imana yumva sengesho iyo Mana dusengira kamere. Haleluya. Yanda bibira kabanga mutari muzi mwijuru nta kindi kibaye ukuririmba gusa nta bapasteri babayo reka nta bishop nta n'abasenzi babayo rero bawutaririmba urahumiwe ntizobayo iri banga general rimenye ndaririmba imisi yose je naho bandi jenye ndadaremesha igiterane nkamara nk'amasahane ndi jenyene ndiko ndaririmba nsenga ndirimba bamukunda kuririmba. Haleluya. Bamukunda kuririmba. Rero turashimye cyane, dushimiye umuvyeyi yatwakiririye abashitsi, duha ikaze Theogene n'amashimeshi. Haleluya. Haleluya. Umuntu bishaka komera Imana amashi kuko ntagiri bubyange. Nubishaka yongera yandi ntago ugiye aha. Mbere yuko ndirimba indirimbo bampaye 2 ndabanza nshima Imana cyo murakimbabarira. Nabikoze nago naririmba numva ameze neza. Icyambere ndashimira Imana ko ndi hano. Wowe kuko usanzwe uhasengera urabona wowe ari bisanzwe. Nje kuba ndi hano ni ikintu ngomba kubanza gushimira Imana by'umwihariko yimpera yandi mashyi. Hari igihe ugambirira kuvuga ikintu wumva uri bukivuge ukajya unikanga ko wakibagirwa. Byari byakubaho ugahaguruka cyangwa ukajya ahantu uri bukora ikintu wagerayo ugasanga ntiwagikoze kandi cyari muri gahunda. Noneho rero mu bintu nari navuze ko ndi buvuge kimwe Bishop arakimvugiye icyo kuvuga ko nza bwa mbere muri Bujumbura ari aha ngaha nabanje. Numvaga ndi buze kubibwira abantu wenda batanzi nduwake ugira ngo nduwavu. Natangiye kuza hano mfite penki igera nka umusatsi mwinshi cyane nkugabanya kugira ngo utaba mwinshi. Ubu rero sinyogoshaho kandi nabwo ukaba muke. Nta ukoraho yongeye kwiyogoshesha ndavuga naho hareke ariko nabwo ukanguka agenda. Ariko si ikindi nawumazeho iminsi. Umusatsi nawumazeho iminsi. Naje aha mu 2008. None turi mu 2026. Imyaka ishize ntimuyimbaze namwe mube mubibara ntekereza ibindi. Hanyuma nimba harimo umuntu umbonye ari ubwa mbere kwivuga ntacyo bitwaye nitwa Uwiringiye Imana Theogene. Abantu bagakunda kunyita Theo bose babireba. Iryo zina ugiye nko muri Google ukaryandika waribona ahantu henshi. Mu bihengamye, mu bihengetse, mu bicuramye, mu bigizuku, mu bimezuku, mu biribyo, mu binyoma byose. Ririmo ari kenshi cyane. Ariko ndashima Imana ko yari impaye. Nta wundi muntu ryitwa mwisi cyakoze ryanditse muri Bibiliya. Hatazagira n'abantu bagira ngo ni ibintu nihimbi. Riri muri icyo gitabo cya Bibiliya nararisomye nsanga no muri Bibiliya ryanditse mu magambo yandikishije inyuguti nini riciyeho udukubo. Ndavuga ati iri jambo bahinduye ryo bakarigira rinini reka ngyitwarye. Imana ihitira inyihera mutagira ngo ni ibyo bampimbye naranabisomye.
ndashima Imana kuza muri iki gikorane cy'abamama, nkanabashimira ko mwangiriye icyizere. Ubwo nshimye Imana yabakoresheje, namwe mukemera, nanone bayimpera amashyi. Hanyuma kandi nubwo amashyi muri gusa n'abayakoma gake, nimushaka mwitegure kuyakoma cyane, kuko muzayakoma. N'ibyanga uyu munsi ejo bizakunda, n'ibyanga ejo bikunda, ejo tuzagera ku cyumweru muyakoma, ndabizi, kuko n'ay'Imana n'abantu turabakomera amashyi. Imana niyo idakwiye amashyi, ariyo yadutije ibiganza ngo dukomere abantu amashyi. Njye hari ahantu njya mukahagera mbere, hakaza kuza umuntu uri buze nyuma, bakababwira ko nahagera muri bukoma amashyi kugeza yicaye. Yahagera nawe agatinda kwicara, akanyura nkaha, agakata nka, mukayakoma, agahagararamo gake akitegereza nk'akantu, mukayakoma. Rero Imana yaduhaye ibyo biganza bituma twicira inshuro ku bantu. Imana tuyongera amashyi nanone. Amen. Nsigaje nka kimwe nkaririmba. Ariko ikindi, nimba abamama barantumiye, ntago abamama ari bo bayobozi b'itorero baherukayo. Turashimira n'itorero muri rusange n'abayobozi babo, namwe kungirira icyizere. Imana ibaha umugisha. Iyo myaka ishize mukaba mutarandambirwa, harimo ikintu gituma mutandambirwa. Iga nanjye ndakizi kirimo, nta nubwo ari icyo nize mu mashuri, ni impano y'Imana. Mushimire Imana itanga impano abantu bakayikunda. Iwacu abantu barira no gusetsa, bavuga n'ibidafite umumaro bikabatunga, ngo ni impano ngo ya komedi, akavuga n'ibintu byanakurakaza. Ariko sinzi ukuntu abantu baza bakanabikunda, ukabona ngo nabyo babyemeye. Rero mfungiye aho, ariko ndatanga intashyo zo mu rugo rwanjye. Mfite umudamu witwa Mushimiyimana Marie Chantal, anamaze igihe arwaye. Abantu baramuzi hano, simwamubona? Harimo abamuzi n'abatamuzi. Aha yarahaje, ariko mva igitangaje, gutyo ureba ndeshya nganuka, ndamusumba. Reba nawe umuntu nsumba, ni nawe mudamu wanjye. Itureka nanjye yo mureba ndavuga ati nawe wabaye bugufi rata, ubwo ngo nge ndi muremure. Hanyuma ariko Imana yatugiriye neza, tubyaranye 7, abana 7, abahungu 5 n'abakobwa 2. Usibye ko wenda ndi bubazane naba nabibateguje, ariko jya ninjiranye hano n'abana banjye ntiwabyemera. Uwo muhungu aragera nkaha, naravuze se ubu ni ibyanyabyo n'uwanjye. Niyo tugendana ntibamenya ko ari uwanjye, ni igihungu cy'igisore kirekire. Njya mvuga Imana nayo yanze kunkurira amawuda, iravuga ati ninkuha bareshya nawe bizagenda bigorana mu myaka izaza, inshiriramo uwo nguwo. Amen. Ikintu mba nshaka nuko umuntu waje mu nzu y'Imana yishima. Bavuze ngo niba udakonje ntubire, ngo uradahuka uragira gute? Wajabukamo nimba ari ukujabuka. Kandi ndumva nje nshaka ko dushyuha, ibyo gukonja bikazajya hano. Dushyuhe, ndumva nje najya mu bushyuhe, si byose? Haleluya, haleluya. Ibyo byose ndabivugishwa nuko nari nanabakumbuye. Ntago narekura mikoro navuze ko kubona Pasiteri Bigabo namuherukaga kera. Naje nka 2 hano bakambwira ngo hari ahantu akorera, nkumva birasaba no kwambuka umupaka. None naje nsanga arahari, ndanabimubwira nti naraje ndakubura. Ikintu gituma rero mutindaho, kera nza bwa mbere niwe muntu ku isi nabonye wanyitangiye yatanze, ari ubwa mbere mbonye. Uyu mugabo yigeze kunkorera akazi, nahana amafaranga yuzuye igikapu, nyakuye aha ngaha. Nazanye nk'udusede 5, aravuga ati reka. Aragenda arazigura, atereka mashini hariya ku irembo, akajya multiply, akavuga ati ugurira n'inshuti yawe, arazicuruza yose arayama. Nkubwire ko hari aho najyaga bakayacuruza bakanayanyiba. None wowe wambereye inyangamugayo, Imana ikumpera umugisha. Mujye mushimira abantu bakiriho. Urumva amashyi adatangiye kuza? Reka mbanze ndirimba indirimbo. Kiriramo indirimbo niririmbire. Hari indirimbo bansabye
ndagira ngo nze kuyitegura nintayiririmba ejo nzayiririmba n'ejo bundi. Ni indirimbo ivuga ngo mukunzi mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe ngushimiye. Abantu bashimira Imana bakayimpera icyubahiro gutya ku mpamvu yawe bwite, ushaka ukavuga atakira ishimwe ngushimiye ukayiha icyubahiro, hanyuma uriya nawe agahita ashyiramo iyo twavuganye. Turakomeje. Ugerageze uzamura akaziki. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Waje mwisi ntibakwemera, bagutera utwatsi barahakana, ariko namenye ko byari igihe mwami nguze waraje ukora icyo wagombaga gukora. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Hahirwa umuntu wakumenye. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Hahirwa umuntu wakumenye. Twebwe wakuye kure, nta mahirwe twari dufite, kuko twari dupfuye rubi. Waratuzuye turi bazima, kandi utubikiye n'ubugingo buhoraho. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Hahirwa umuntu wakumenye. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Hahirwa umuntu wakumenye. Twari kure y'amasezerano, umwanzi atwishima hejuru, none ubu turabana mu rugo rwa data, turarya tugasigaza. Umwanzi aganye, umwanzi aganye, umwanzi aganye, umwanzi aganye. Ongera uzamurira ikiganza gutya hejuru. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Hahirwa umuntu wakumenye. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Hahirwa umuntu wakumenye. Sokimara inyota. Noneho koma amashyi gutya. Sokimara inyota, sokidakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Imana ibahe umugisha. Abantu bamenye Yesu mumwongera amashyi n'umugisha mwagize. Hasigaye imwe. Ubu nizanjye nipangiye, nyobowe n'Umwuka Wera, ariko ntago nahagarara hano n'utwo tuntu dukeya mvuze, kuko mfite byinshi. Bimwe nzanava aha mbivuze, ndabizi ntago nzabisubiranayo. Njya kumva nkumva nabivuze. Hanyuma kandi kuko nzi ko bibangamira Satani, nanjye ntago mba turi inshuti ndamubangamira. Bwira umuntu mwegeranye ngo kumenya Yesu byongera amahirwe. Ubwo se Satani ntababaye kandi nawe ashaka ko mumenya. Komera Yesu amashyi, nanone Satani araka. Haleluya!
mu minsi ishize ikintu kiriho cyane ni ukurwaza umudamu. Narwaje umudamu ajya muri koma iminsi 4. Koma namwe muvuga muri koma, nabyumvanye abantu sinzi nimba ari n'uruhe rurimi. Ubundi koma nugu girago ni mu Gifaransa. Muri koma ni nko kuvuga ngo urumve nkome. Koma bimeze kimwe. Hari igihe umuntu akubwira ibintu ukamwira ati urumve nkome, kandi nawe yari muri koma nta koma, nta nanyeganyega. Mpera Imana amashyi ko yamukuye muri koma nyuma y'iminsi 4. Abantu bose barimo banyegera bambwira bati indwara yarwaye, kuko yarwaye impyiko kandi zose nizo yararwaye n'ubarazirwaye, ariko Imana yaramworohereje anameze neza. Yanamperekeje ngeza ku kibuga n'amafoto ndayafite. Hanyuma ubwo mvuze ku kibuga mutagira ngo ni icy'umupira w'amaguru, ni icy'indege, dore ko namwe noneho rero mva ikintu kitabagora. Njyewe nta ndege nasabye. Abantu twavuganye naramubwiye nti numenya n'inzira y'igare, kandi niko navuze. Ukabona iyi modoka wowe ubona aho unyuza nigerere muri gerizo. Iby'indege si ngombwa ngo niho hakora, nubona ahantu nseseka gusa nahanyura. Ati ngenzaza. Imana nimba yarebye ikangirira imbabazi, namwe naciye ku kibuga cy'inyoni nikabagandira. Nimba nta sharugira wakomera Imana amashyi. Nubundi naje nifitiye ubwoba, mbona kizungurika nakigira gutya, nkabona abantu bose bifashe ku mutima. Sinzano bigera binjya ngo habamo imikuku we, nkabona biri kunyeganyega, nkabona abantu bose imitima irabahagaze. Ako niho naje. Ubwo se ryo sishimwe uzigiye mperuke. Ikindi rero ndebera indirimbo ivuga ngo bazaruhira ubusa, kuko ndashaka kuvuga abadayimoni. Ubwira umuntu mwegeranye ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa. Mujye mubibwirana kuko n'ubundi ntibadukunda. N'iki giterane ntibari kwemera ko kiba, bari gushaka impamvu zose, ariko Imana yatsinze. Haleluya! N'iwacu mu rusengero nsengeramo, njye nsengera muri ADEPR. Ariko ADEPR kuko amakuru ndayamenya, nanjye sindi muto muri ADEPR n'imyaka maze. Twari dufite insengero zirenga 3,000, ariko bavuga ko nta 1,000 gisigaye. Ubwo se urumva baririmba n'ahasigaye bari kuzisana, ahandi barazubaka, ahandi barindiriye ikizakurikira icyabanje. Numva zicari cyo. Hanyuma none niboneraho ndirimba, undebe unarakaye wanamba bare wenda ukagicisha mu gaseka. Kiriramo bivuga ngo bazaruhira ubusa, mwereke. Uze kumpera Imana amashyi nawe ubundi ikindi kizaba. Umva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira nawe. Umva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira nawe. Umva umunyenga wo gushyira ingobyi mu mugongo ugahinduka. Imana ni nziza teturuye, Imana ni nziza teturuye. Ibibazo birashira bikanibagira, uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana. Atuwari ingumba niwe ubyaye arahetse. Simfite ubwoba bw'ibimbaho kuko bizashira, simfite ubwoba bw'abanyirukankana nzabasiga, simfite ubwoba bw'abanyanga nabo bazaruha. Uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana. Atuwari ingumba niwe ubyaye arahetse. Imana ikamya akagezi yateguye akandi, abakwanga bakagutega iminsi urapfa. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka. Zaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Zaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Zaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze.
zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze. Isi n'abayikorera nibo batuzengereza, isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe, isi n'abayikorera nibo batugendaho. Uzangendaho ugeze ryari kaho njye atari hafa, jewe navuye kure kandi ndagana kure, utanitafuta mara ngapi. Ayayaya zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze, zaruhira ubusa zagusiga uhagaze, zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze. Ababishaka bonyine bongere bayikomera amashyi numve. Haleluya! Uzatsindira kuri uyu musozi utuyeho, uzatungira kuri uyu musozi utuyeho, uzavuga neza mu maso y'abatabishaka. Abakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica, abakuvuma umunsi ukira ngo bizagufata, abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya. Bose bose zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze, zaruhira ubusa yerere bizagusiga uhagaze, zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze, zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze. Uzamfashe mbe nkiriho Mana, uzakomeza unteze intambwe, uzampe n'iherezo bwiza, nzareba amaherezo y'ibi bintu kandi nzi ko uzabikora, kandi nzi ko uzabikora. Essa é uma